nongeye kubasuhuza mbaye ikaze abakunzi bacu kuri Kirabo TV mukomeze mugira ibihe byiza ndabashimiye rero abakunze mudahwema kudukurikirana umunsi ku wundi mudushyigikira mukadukurikirana turabakunda rero ngiye kukwereka rero uko bizakugendekera uramutse uretse kunywa ku nzoga ukabihagarika byibura amezi 3 nubwo gufata ku gasembuye mu rugero ntacyo bitwaye cyane ku buzima bw'umuntu ariko nanone nk'ukarenza igipimo si byiza na gato ko bizanira ibibazo umubiri wawe binyuranye harimo indwara zitandukanye n'ibindi ushobora rero kuba uri umwe mu bantu badashobora kurara badafashe ku gasembuye uti kabe gake ariko ngasome ariko ushobora kwibaza uti ese byagenda bite ndamutse nshoboye kumara amezi 3 nta gasembuye mu mubiri wanjye mfata reba rero ko bizakugendekera ngiye kukwerekera ibintu bishobora kuza kubaho uramutse ubihagaritse kandi ni byiza. Ikintu cya mbere umutima ukora neza nimba uhagaritse kunywa inzoga umutima wawe uzakora neza hari wasomye ko kadivayi ari keza ku buzima bw'umutima w'umuntu nibyo koko ariko mu gihe unywa nurenze igipimo cyemewe nibyo biba ari byiza niba rero nkukarenza urugero kuba uhagaritse kunywa inzoga bizaringaniza umuvuduko w'amaraso wawe kandi bituma umutima ukora neza umutima wawe rero uzakora neza mu gihe uzahagarika kuba urimo kunywa ku nzoga. Ikindi cya kabiri nanone umwijima ukora neza. Inzoga nyinshi zangiza umwijima kandi umwijima ni ushinzwe gusukura umubiri ukuramo uburozi. Gusa inkuru nziza nuko uhagaritse kunywa inzoga umwijima utarangirika cyane wongera ubwawe ukisana ukamera neza ugakomera rwose. Ikindi cya gatatu nanone mu mubiri bigenda neza iyo uramutse uretse kunywa inzoga. Nubwo gake gashobora kugutera akanyabugabo ariko kunywa inzoga cyane biri mu bigabanya ingufu mu mubiri ku bagabo ariko abenshi bibatera kurangiza vuba bikagabanya umubare w'intanga ku bwinshi bw'amasohoro guhagarika rero inzoga biri mu bikemura icyo kibazo. Ku bagore rero kunywa inzoga cyane bituma buma mbese mu mubiri wabo ntibigende neza. Ikindi cya kane kizakubaho usinzira neza niba rero wari uzi ko inzoga zitera ibitotsi waba waribeshye nibyo koko kubanza ugasinziraho gatoya ariko iyo wicuye ukongera kubona iyo gatotsi biba ari ikibazo si ibyo gusa rero kuko iyo wanyoye inzoga nyinshi ubyuka kenshi mu ijoro ukajya kwihagarika mbese bikakubuza gusinzira bibangamira rero ibitotsi byawe kuba rero uhagaritse kunywa inzoga bizagufasha gusinzira neza. Cya gatanu ubwonko bwawe burasukurwa mbese uba ufite ubwonko busuka kunywa inzoga rero kenshi biri mu bintu bituma utabasha kwibuka ibintu ndetse bikanatuma utabasha kureba neza bamwe rero binabatera isusumira ibi byose iyo uhagaritse rero kunywa inzoga ubwonko bwikorera isuku ubwo bwabwo ukajya wibuka neza ukajya wibuka buri kintu cyose. Cya gatandatu nanone kizakubaho nuramuka uretse kunywa inzoga ibiro byawe bizagabanuka. Abanywa inzoga cyane usanga bagira ibinure kunda kubera calories ziba mu nzoga kandi buryo uretse n'ibyo iyo wasinze inzoga zituma urya cyane ibi rero bigatuma wongera ibiro bidasanzwe. Kuba uzihagaritse ni kimwe mu bintu bizatuma ibiro bigabanyuka. Karindwi inzoga nuramuka uziretse icyo bizakugirira bizakwongera ubusabane burya rero byongera ubusabane kureka inzoga yego nibyo kuko abantu bajya banga inzoga n'igahuza imiryango ariko si inzoga nyinshi uzi ngo zasenye uzi ibibazo bizateje mu bantu kuzihagarika rero bizongera garurire imibanire myiza yawe haba mu rugo mu kazi se mu baturanyi mu nshuti zawe ahantu henshi hatandukanye uzagarura ubusabane n'abantu. Cya munani nanone kizakubaho
kugabanya inzoga, nureka kuzinywa bizakugabanyiriza ibyago byo kurwara kanseri. Kunywa inzoga rero akenshi byongera ibyago byo kurwara kanseri, cyane cyane mu muhogo, mu mwijima ndetse no mu mabere. Kuba rero uhagaritse inzoga bizakugabanyiriza ibyago byo kurwara izo kanseri. Reka mbashimire kubw'umwanya wanyu, reka dukomereze no mu kindi kiganiro cyiza aho tugiye kurebera ibiribwa byagufasha bitewe n'ubwoko bw'amaraso yawe ufite. Buri muntu aba afite ubwoko bumwe muri ubu ngubu, hari bwo bune, hari groupe A, groupe B, groupe A na B, groupe na O. Usanga rero abantu benshi kumenya ubwoko bw'amaraso yabo nta kintu bibabwiye, kuko baba batazi akamaro ko kumenya ubwoko bw'amaraso yabo. Buri bwoko bw'amaraso rero bufite imico igaragaza nyirayo. Nk'uko buri bwoko bufite ibiribwa byafasha nyiri ubwo bwoko, turibanda rero ku bwoko bw'amaraso n'ibiribwa byafasha nyiri ubwo bwoko. Kumenya rero ibiribwa ugomba gufata ku munsi bifite akamaro kanini kuri nyiri ubwite, kuko bituma agira ubuzima bwiza kandi bikaba byanamurinda indwara z'umubyibuho ukabije. Ibi rero ni bimwe mu biribwa ukwiye gufata mu gihe ufite ubu bwoko bw'amaraso ngiye kukubwira. Ubwoko bw'amaraso O. Igihe ufite ubwoko bw'amaraso O, ugomba kwibanda ku biribwa bikungahaye kuri poroteyine cyangwa se protein nk'inyama, amafi, ibishyimbo, ibinyampeke ndetse n'imbuto. Ku bantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa A cyangwa se groupe E, abafite ubu bwoko bw'amaraso ibyiza cyane ni ukwirira ubwoko ubwo ari bwo bwose bw'ibinyampeke ndetse n'imbuto, ibishyimbo, imboga byibura buri munsi, kuko ngo abantu bafite ubu bwoko baba bafite ubudahangarwa bw'ibyiyumviro by'umubiri, sensitive cyane. Abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa groupe B cyangwa se B, abafite ubu bwoko bo bagirwa inama yo kwirinda gufata ibinyampeke nk'ibigori, amasaka, ingano, inyanya ndetse n'inyama z'inkoko, ahubwo bagirwa inama zo kurya imbuto, amagi ndetse n'inyama zidafite ibinure. Abafite rero ubwoko bw'amaraso bwa groupe AB, abafite ubu bwoko bo ibiryo bagomba gufata cyane cyane ni ibikungahaye kuri proteine nka soya ndetse n'inyama z'udusimba two mu mazi nk'amafi n'ibindi. Abahanga bakomeza bavuga ko abantu bafite ubu bwoko bw'amaraso bakunze kuba bafite acide nke mu gifu, ndetse ko bagomba kwirinda kunywa ibiyobyabwenge n'inzoga, itabi ndetse na kokayine, ndetse ibiyobyabwenge. Nyuma uzasanga niba ukunda inyama ntuzigera ukunda abantu bafite ubwoko bw'amaraso ya A, bikundira imbuto gusa. Ariko ngo ku barwaye diyabete bazabwirwa kurya ibiryo bikungahaye kuri proteine, mu gihe undi muntu urwaye diyabete ashobora kubuzwa proteine bitewe n'ubwoko bw'amaraso afite. Byongeye kandi ubu bwoko bw'amaraso bujyana n'imyitozo ngororamubiri abantu bakunze gukora. Ni byiza gutoranya siporo ukora ugendeye ku bwoko bw'amaraso yawe. Urugero nk'abantu bagira ubwoko bw'amaraso bwa groupe E bakunze gukina karate, tai chi na yoga, naho ngo abantu bafite groupe y'amaraso O bakikundira gukora siporo yo kwiruka ariyo jogging. Ngibyo ibyo twari tubafitiye muri content yacu. Reka mbashimire kubw'umwanya wanyu mwaduhaye, mukomeze mugire ibihe byiza. Nyemerera nkusabe ukande subscribe, urakanda aho ngaho munsi y'iyi video urimo kureba, urakanda ijambo uhabona ryanditse subscribe, ryandikisha inyuguti zitukura, urabugize neza cyane, urabudushyigikiye, uraba ukoze bikomeye. Reka rero mushimire wowe wafashe umwanya ugakurikirana iki kiganiro kugeza kirangiye. Ibihe byiza, mahoro y'Imana aguma abane namwe. Ciao ciao, ndabakunda cyane.